Campa yipfutse agapfukamunwa, umupira wa Jampa yambaye ikoboyi n'inkweto za zindi zitabonana, hanyuma ikindi yambaye umupira w'umweru imbere. Ageze hafi y'idarapo ry'urukiko, mwamubonye uwo rizagwira Florien n'umuhanzi. Abanyamakuru batandukanye barahari kandi mu by'ukuri gimbere abanyamakuru kibere. Hanyuma rero mwamwitegereje uwo rizagwira Florien, umuhanzi mwese mwakunze cyane. Abahanzi barihe? Ntabwo abahanzi tubabona, kandi tugeze ahantu tumubwiye tutikomera, kandi umuntu wese aha hose abagore barahagera, abagabo bakagera, nta muntu n'umwe kuragapfukamunwa mari tukurebe. So yipfutse yabaye nk'abandi, ariko kandi tubabwire ngo tumwifurize amahirwe masa, tumwifurize iterambere, tumwifurize kuburanira agatsinda, ariko kandi ntabwo twashyigikira aba yarakoze ibyaha byo, ntabwo twabishyigikira. Umuntu wamutwerera amande, ariko ni wamutwerera gukora ibyaha. Ngaho nguko rero urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro foto kimwayafashe no murekera aho mwafashe andi muzamwaza kuyafotora hakeye then ufungura ara ingire neto amano ajya kuri ribu yasize atanze ubutumwa, yasize ashyize video hanze, video bikomeye cyane ati simbizi, ariko tubivuga ariko si mu buryo bwo kubangamira victim. Ati uyu mukobwa ashaka kundangiza kuva aragira mu buzima bwanjye, byagenze gutya byagenze gutya. Ati bari gukubita ku gatoki ku kandi ngo agombe andangize. Aya ngara ubona ko usibye na ya mpano birashoboka ko mu ngo z'abasitari biba bitoroshye. Rero ntago rwari urugo. Oya. Ugiye kuvuga ngo mu ngo z'abasitari ruriye ntabwo rwari urugo. Ntumbaze ngo cyari iki. Waba ugiye kunkoresha tushe. Ariko uvuze ngo ruriya rwari urugo rukora ibibonano rwifata video, sibyo? Urugo rukora ibibonano rwifata video bikajya hanze. Urugo bigenda kuriya bigeze kuri ntago rwari urugo. Buri ikindi cya kabiri ya mpano yaza kwafaturira mukobwa nk'umugore we, ntabwo ari kumukora bira bintu byose. Uyu munsi mugeje mbere y'ubutabera yamufataga, ngiye kubivuga mu rurimi rw'amahanga, nabwo naba nkoze tusheka mbiceceka. Ariko umugore go yaba ngo yaratanze imbabazi, ariko ngo ibindi byaha biri imbabazi rega. Hari ikintu buri abantu batajya bumva, imbabazi z'umuntu wakureze ntabwo ihame, ntabwo ijana ku ijana arizo zigufungura. Zishobora kuba uburyo bukorohereza mu buryo bwo kuburana, bukakoreza mu gufata icyemezo, ariko ntabwo ari ijana ku ijana zo kugucyura. Kuko impamvu bagiye mu butabera niki, impamvu batanze ikirego niki, nuko ukeneye ubutabera. Urategereza ugahabwa iki? Ubutabera. Niba umuhaye imbabazi ukavuga ati muhaye imbabazi, ariko hari n'icyo amategeko ateganya. None se ubu ngubu umuntu yaba ubona ko afite ingengabitekerezo, sikatuvuga gutyo nk'uko biri kuvugwa ibyo byivangura n'ubundi bigendana n'ingengabitekerezo, ukavuga ngo muhaye imbabazi ngo kuri icyo cyaha cy'ingenga, icyo cyaha nta nubwo wowe kuko we ntabwo uri itegeko, sibyo? Ntabwo uri itegeko. Umuntu uri kugaragaza ko afite ingengabitekerezo nk'uko biri kuvugwa nyine, ndetse n'umuvugizi wa RIB bitangaje ko harimo icyaha cy'ivangura. Umugore yamuha imbabazi ze ngo atahe nyine, reka tuvuge gutyo, wamuha imbabazi ngo atahe? Biragoye. Kabiri, niyo yaba ibyaha yarabikorewe umugore gusa. Twabonye kwa Bishop Gafaranga, umugore aratakamba aravuga kugeza naho umucamanza yabaga ari kuburanisha, umugore akamanika ikiganza ati ndumva nshaka kugira ikintu mvuga, umucamanza akamwihorera. Rero iyo wagiye mu butabera abantu bajya babimenya, iyo winjiye mu butabera ibyo wumva mwakemura hagati yanyu mutarajya mu butabera mwabikemura, ariko niba mwageze mu butabera ibintu byo kwiyandikishwa. Ikaze kuri mwese abadukona abadukurikira, tubashimire cyane kandi tubahe ikaze mu biganiro byacu. Twizere ko mumeze neza cyane, kandi niba utameze neza mu buzima turakwihanganishije kandi turakwifuriza gukomera. Duherereye ahangaha ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, nta kindi cyatuzanye, twaje mu rubanza cyangwa se mu iburanisha rya uwo rizagwira Florien, uzwi ku mazina nka Yampano, nk'umuhanzi uririmba indirimbo zigiye zitandukanye. Uyu muhanzi ni umuhanzi wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko by'umwihariko uyu munsi tugiye kugaruka
ku inkuru yitabwa muri yombi ry'iwe cyangwa se ku gufungwa kwe. Ya mpano si ubwa mbere ageze kuri urukiko, ndabyibuka neza twahahuriye ku nshuro ya mbere n'ubundi aje mu rubanza cyangwa se aje kumva urubanza rwabo yari yarareze, abo yari yaratangiye ikirego harimo Jihad, harimo Pazo, harimo Kejon. Abo bari baratawe muri yombi kubera gukwirakwiza amashusho ya ya mpano ubwo yari ari mu gikorwa cy'abashakanye cyangwa se igikorwa cyo gutera akabariro n'umukunzi we. Mu batawe muri yombi mu gukwirakwiza amashusho ya mpano yatanze ikirego, nyuma yo gutanga ikirego bazanwa n'ubundi kuri urukiko, bazanwa imbere y'ubutabera. Ya mpano nawe yaje mu rubanza, ndabyibuka twamufashe amashusho ari kumanuka hariya aje mu rubanza, ariko ishusho uyu munsi agarutsemo ntabwo ariyo shusho kuko icyo gihe yaje yizanye, ariko uyu munsi ntabwo yizanye kuko aje cyangwa se agiye kugezwa imbere y'ubutabera. Twazindutse tugera aha ngaha kuri urukiko kugira ngo tuze gutegereza igihe bari bumuzanire. Ya mpano rero yaje kugezwa aha ngaha mu modoka y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Akihagera ubona ko ari umuntu wari witeguye ko hari buze kuza kuba hari itangazamakuru ryinshi. Murabibona ko ya mpano yari yihishe cyangwa se yifunze mu maso, murimo muramubona ku mashusho. Ni umuntu udafite gupanika kwinshi, aratuje ariko yapfutse mu maso mu buryo bukomeye kuba utabasha kuba wagira cyangwa se kuba wabasha kumubona mu maso. Yipfutse, aratuje, ategereje kugezwa imbere y'ubutabera. Ya mpano agiye kugezwa aha ngaha ibyo agiye kuburana ni ibyaha 7 akurikiranyweho. Abantu benshi banareba cyangwa se bavuga kuri dosiye bakavuga ati ibintu birakomeye cyane. Ya mpano akurikiranyweho ibyaha 7. Hariho nk'uko umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yabitangaje, Dr Murangira Bitseri yarabitangaje. Harimo icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kwangiza ikintu cy'undi, kunywa ibiyobyabwenge, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, gukoresha imvugo z'ivangura n'ikifungiranwa ry'umuntu mu buryo butemewe n'amategeko. Nk'uko bivugwa, ibi byaha byose bivuga ko yabikoreye umukunzi we cyangwa se uwo babanaga, nubwo babanaga nyine ariko mu buryo butemewe n'amategeko, ariko yari umugore we. Bivuga ko yamukubise ndetse akaza kuba yaragerageje no kumugonga, ariho haturuka icyaha cy'ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, ndetse hakaza kuba n'iki ngiki cy'ivangura bitewe n'amagambo yagiye amubwira menshi cyane. Murabyibuka ko ku ma space cyangwa se ku ma live ya TikTok hagiye avuga ko yamurumye izuru. Ni byinshi cyane tugiye kuza kuba twumvira aha ngaha mu rukiko, ariko amahirwe menshi nuko urubanza ruri buze kuza kubera mu muhezo. Simbizi, wenda ntituragira mu rubanza ko dutegereje amasaha kugira ngo tuze kuba twakinjira, ariko amahirwe menshi nuko urubanza rushobora kuza kubera mu muhezo. Kubera iki? Iyo nk'uko twitabira imanza nyinshi, iyo urubanza ruri hagati y'umugabo n'umugore, hari ibikorwa byabaye biri hagati, nubwo babanaga mu buryo butemewe n'amategeko, ariko amahirwe menshi nuko urubanza ruri buze kuza kubera mu muhezo. Bitewe n'iki? Iyo ibintu biri hagati y'umugabo n'umugore, hari ibintu byabaye, byabereye mu cyumba, ibyabereye inyuma na hehe twagiye tubona mu rubanza rwa Bishop Gafaranga, twagendaga twumva twiteze ko turi buze kumva ibintu byinshi, ariko kubera ko ari ibintu biri hagati y'umugabo n'umugore, uru rubanza abantu cyangwa se uw'ibyaha byose byakorewe ni umugore, nubwo babanaga mu buryo butemewe n'amategeko, ariko ni umugore we. Obedi, sinzi ukuntu umugore wawe amukora ibyaha bigera kuri 7. Urumva nyine biba bikomeye cyane. Gutegereza tukaza kumva n'ibimuha amakwanza. Amahirwe menshi, ariko niyo mpamvu ubona nta na courage mfite zo kujya kwinjira, nuko n'ubundi amahirwe menshi bari budusohore. Ni mu muhezo bigaragara. Amahirwe menshi ni bari budusohore. Ubu ngubu bagiye kuvuga ati umugore yaraje, ndimo ndagira bigenda gutya. Ahubwo ikintu umuntu yakwibaza, yego, wenda tuvuge kuri iriya kesi ivuga ko yaba yaragonze umugore we akagongwa na moto, hariho haturuka nyine kwangiza ikintu cy'undi ku bushake, ariho yangije cya kinyabiziga ya moto. Ariko bitewe n'uko
atari n'umugore mu buryo bwemewe n'amategeko, amahirwe menshi urubanza rubuze no kubera mu ruhame, tuze kuba twakumva ikiri buze kuvamo nicyo turi buze kuza kubwira abanyarwanda. Yamana yari kubona ko atuje, gusa ikigaragara Yamana yararanutse, ariko bifunzwe ni ihame cyane cyane riri no muri RIB, ugira pressure nyinshi, ugatekereza ibintu byinshi, kunanuka ni ihame. Bije bikurikiranye n'ubundi ntago byigeze pressure irangira kuva n'igihe nkuko ariko tuvuga akantu gatoya. Yamana ajya kuri RIB yasize atanze ubutumwa, yasize ashyize video hanze, video bikomeye cyane, ati simbizi ariko tubivuga ariko si mu buryo bwo kubangamira victim, ati uyu mukobwa ashaka kundangiza kuva aragira mu buzima bwanjye, byagenze gutya, ati bari gukubita ugatoki ku kandi ngo agombe andangize, asiga atanze iki ubutumwa, niba ari umugabo yatangaga, niba ari iki. Hari benshi bavuga ngo arimo akagambane, ariko tugiye kubyumvira ahangaha, reka twirinde kugira ibintu byinshi dusesengura. Hari icyo nabonye muri iyi kesi, cyo wabonye maje kubona ko usibye na ya mpano birashoboka ko mu ngo z'abasitari biba bitoroshye. Rero ntago rwari urugo, oya ugiye kuvuga ngo mu ngo z'abasitari uriye ntabwo rwari urugo, ntumbaze ngo cyari iki, waba ugiye kunkoresha tushe. Ariko uvuze ngo rero rwari urugo rukora ibibonano rwifata video, sibyo? Urugo rukora ibibonano rwifata video bikajya hanze, urugo bigenda kuriya bigeze kuri ntago rwari urugo. Buri ikindi cya kabiri, Yamana yaza ko afaturira mukobwa nk'umugore we, ntabwo ari kumukora biriya bintu byose. Uyu munsi mugeje mbere y'ubutabera yamufataga, ngiye kubivuga mu rurimi rw'amahanga, nabwo naba nkoze tusheka mbiceceka. Ariko umugore ngo yaba ngo yaratanze imbabazi, ngo ariko ngo ibindi byaha biri imbabazi. Rega hari ikintu buri abantu batajya bumva, imbabazi z'umuntu wakureze ntabwo ijana ku ijana arizo zigufungura. Zishobora kuba uburyo bukorohereza mu buryo bwo kuburana, bukakoreza mu gufata icyemezo, ariko ntabwo ari iz'ijana ku ijana zo kugucyura. Kuko impamvu bagiye mu butabera ni iki, impamvu batanze ikirego ni iki, nuko ukeneye ubutabera. Urategereza ugahabwa iki, ubutabera. Niba umuhaye imbabazi ukavuga ati muhaye imbabazi, ariko hari n'icyo amategeko ateganya. None se ubu ngubu umuntu yaba ubona ko afite ingengabitekerezo, sikatuvuga gutyo nk'uko biri kuvugwa, ibyo byivangura n'ubundi bigendana n'ingengabitekerezo, ukavuga ngo muhaye imbabazi ngo kuri icyo cyaha icyo cyaha nta nubwo wowe kuko wowe ntabwo uri itegeko, sibyo? Ntabwo uri itegeko. Umuntu uri kugaragaza ko afite ingengabitekerezo nk'uko biri kuvugwa nyine, ndetse n'umuvugizi wa RIB bitangaje ko harimo icyaha cy'ivangura, umugore yamuha imbabazi ze ngo atahe nyine. Reka tuvuge gutya, wamuha imbabazi ngo atahe biragoye. Kabiri, niyo yaba ibyaha yarabikorewe umugore gusa, twabibonye kwa Bishop Gafaranga, umugore aratakamba aravuga, kugeza naho umucamanza yabaga ari kuburanisha, umugore akamanika ikiganza, ati ndumva nshaka kugira ikintu mvuga, umucamanza akamwihorera. Rero iyo wagiye mu butabera, abantu bajya babimenya, iyo winjiye mu butabera, ibyo wumva mwakemura hagati yanyu mutarajya mu butabera mwabikemuye. Ariko niba mwageze mu butabera, ibintu byo kwiyandikishwa ngo namubabariye ngo nagenje gute, njye buriya wanandeze ukampa imbabazi, nakubwira ngo izo mbabazi zawe zihorera. Buriya njye cyane ko ibyaha byose biba record byatanzwe, ibimenyetso byatanzwe muri record ziba zirimo. Njye buriya iyo wanjyanye mu butabera ukaza kumbwira ngo wampaye imbabazi, nakubwira izo mbabazi zawe zireke, mburane, nimba umwere ninkatirwa nkatirwe, imbabazi zawe zivugwane. Rero icyo twakwitega ni iki rero? Icyo tugiye kwitega ni ugutakamba n'amarira menshi. Urakoze, reka dusoze. Urakoze cyane.